muri iyi minsi biravuye gutandukanya umuntu ugukunda by'ukuri cyangwa akubeshya. Twese tugendera mu kigare cyitwa relationship, gusa twese ntawe uzi ikibiri inyuma. Bishobora kuba ari urukundo cyangwa kubeshywa cyangwa amafaranga cyangwa kwishima cyangwa kwihorera n'ibindi. Gusa njye ninjye uzi impamvu uri gukora ibintu byose. Utambwira ko ukiri kureba ibintu by'amapropose? Of course I am. Ese ko mbona uvuga ibyo kutabikozwe ubundi uko tuzakora? Yeah, tugomba kubukora. Okay then, at least propose me. Ngo propose noneho? Yeah, why not? Sheri ntabwo byakunda. Urabona ndacyashaka amafaranga, ndacyashaka ubuzima. Sinshaka ko umugore wanjye n'umwana wanjye hari ikintu bazakenera mu buzima simbashe kukiba. Ariko babe, ibyo byose wabikora, ako ukabikora nambaye impeta. Ese ushaka ko bazantwara? Bagutware? Ubwo ninde wabitinyuka? Ntabyo uzi se. Rega umukobwa we nta mpeta yambaye ku ntoki, buri musore wese afite amahirwe ko yamuteta kandi akaba yanamutsindira ntawamenya. Ushatse kuvuga ko mu gihe ntarakwambika impeta hashobora kuza undi muntu uyikwambika akahita kuntwara? Oya rega babe, ntabwo aribyo nshatse kuvuga, ariko ntawamenya. Akurabizi ndagukunda kandi nawe ndabizi ko nkunda, rero ubwo sinzi ikintu utegereje. Umva babe, ndacyisuganya. For now undusha umushaje, so ubwo rero ntabwo nshaka ko tuzakora ubukwe dukoresheje amafaranga yawe, no? Ayanjye gusa. Sinshaka ko hari n'icumu uzatanga. Kubera ikiza? You are my queen babe. Ugomba kwicara ugatuza nkakora ibintu byose uri hariya. Sinshaka ko mu nshuti zawe hari umuntu n'umwe uzagucishamo ijisho. Ndashaka kuzagukorera ubukwe bwa danje. Oh really? Yes, nibyo nakubwiraga rero, reka mbanze ntuze nshaka amafaranga dutegura ibintu neza kandi trust me. Of course babe, I trust you. Babe, meze bite kumeze gutyo? Nahuye n'umwaka uyu munsi ntanigera mbona mu buzima. Byangenze gute se ubuso akaba ari mu kazi aya masaha? Uyu munsi nagiye ku kazi nk'uko byari bisanzwe. Ngezeyo nshyizemo kade imwe dukoresha twinjira, nsanga barayiborotse. Biranshanga. Mbajije umusekirite arambwira staff yose y'abakozi bakoranaga barayihinduye bazana abandi bashyashya. Mbese twarirukaho. Bose wanyuze ko numva atari seri. Nanjye ubu byanshanze. Amezi nishyuye inzu nabagamo nayo arimo ararangira. Mbese
sinzi icyo gukora. ibaze ubuse turabigenza gute ko nanjye n'amafaranga menshi mfite ku kazi ntabwo baramemba. Ndagira ngo ngusaba akantu gatoya maze ko waba ndetse nkagumana iminsi mikeya ntarabona akazi. Shaka urabizi ko nta byanga gusa iki hari umushuti wanjye yigaga hanze rero kwiga byarangiye agiye kugaruka mu Rwanda kandi yanansabye ko twabana. none se iyo nshuti yawe nta kuntu waba uyihakaniye ukayibwira ko ubana na boyfriend wawe? Babe urumva wiwe ukuntu twabipanze azaza dufatanye kwishyura inzu azajya yishyura igice kimwe nanjye nishyura ikindi urumva nyine tuza dufite uburenganzira bungana kundi rero urumva ntabwo byaba bisa neza pe. Usa ndabigenza neza. hari udufaranga duke nari mfite naba ntuguhaye mu gihe utarabona akazi nawe uri kugashaka ukaba uri kutwifashisha. Thank you so much. ariko nanone wenda mu gihe ataraza umbabarire mbe ngumihane iminsi mike beshakisha n'akandi kazi wenda nazaza ahita nigendera nta kibazo. You know, I can't say no to that. Thank you so much. Baby, what are you doing here? Stop babying me. Nanga wimukiye ukabaranze no kumara kesha. Baby please, so kugende ndagusanga iwe mbere wangusobanurira mbabarira. Kubera iki se? Nubwo nemerewe gusura urugo rwa boyfriend wanjye. Sohoka please. Ese nuko icyo ufite ubwoba? Hari agakobwa wazanye hano muri kunshi inyuma? Okay baby, ndakwinginze sohoka ndahita nza kukureba iwawe mu rugo mbabarira. No, ntabwo ndi bugende. Nuko icyo utarimo kunyitaho. So wanyumvise. Ibintu byose ndabigusobanurira tugeze iwawe mu rugo. Ndaza kuguhamagara. Genda please. No, ndagumuhanga. I'm not going anywhere. What's going on here? Baby. Kariya gakobwa ni kandi gasigaye kagusura ahangaha nanjye ubwanjye ntahazi. Baby, can I explain? Babe? Yeah, wamwumvishe. Jason boyfriend wanjye and I'm his girlfriend. Then who the hell are you? I'm his girlfriend too. Kuki? Jason. Uyu mukobwa we nicyo ari kuvuga. Vuga se. Kucecetse. Ngaho nyihakane n'ejo nimugoroba warambeshye ko ngo ugiye mu kazi kandi uri kunshi inyuma. Akazi se kahe kandi hari akazi agira? Si bakwirukanye? Ngo iki? Kandi yarambeshye ko ngo yimutse kubera impamvu z'akazi. Sambwiye ko ngo bakujyanye gukorera kuri. Bigenze bite? Subikiragiye. Vuga se nyine. Reba ukuntu rukanura gusa di. You know what? Mwembi babiri. Nsohokera mu nzu. What? Utambwira ko ni inzu ari yawe. Ako Jason. Are you crazy or what? Cyangwa umutwe wawe bawumenyemo igikoma? Kate, I'm very sorry. Kate? Then what about me? You know what? You're such an asshole. I hate you. Kate, please. Shut up. Get out of my house. Kate. Nyesh, njye mu cyumba ningaruka singusange mu nzu yanjye. Ibi byose nta kintu biba bimbwiye. Mbikora nishimye.
and just embrace everything and everyone around me. Yusubaye iki kandi? Mbere ntacyo nabaye ariko mbabarira ntugire ikindi kintu urenzaho mbaza kabisa. Utambwira kuri gukunda kariya gakobwa. Ibyo twabiganiriyeho byararangiye, ndumva atari ngombwa kongera kubigarura. Cyangwa uri gukunda yanshinze nanone? Iyi nshinze se kandi? Ndi kuvuga Kate, umwe bana na Fleur. Wait. Niba nibuka neza ntabwo nigeze nkubwira ko Kate abana na Fleur. Ibyo bivanye he? Ega nta kintu na kimwe mba ntazi Jason. Subiza ibyo nkubajije. Okay. Nari hamwe na Henry twagiye gusangira nyuma ahamagara mushiki we ngo azamuha amafaranga. Mukuza rero azana na Kate. Gusa narisha ntabwo Kate igeze mbona. Amaze kugenda rero nabajije Henry ambwira ko ngari inshuti yiwe bana. No ukura bimenya ntiho wabimbwira. Wese kutari warabimbwiye. Mbere yuko unyirakaza. Ko wajyaga kwa Fleur kenshi kuki utari warambwiye ko abana na Kate. Ariko njye numvaga atari ngombwa kubikubwira. Wagenda se nkabwira Fleur ko Kate ari ex wawe. Kandi noneho ko watangiye no kongera kumukunda. Nibwo abana imbaraga zo kubana nanjye nyisobanuraho. Cyane ko noneho nta n'ikintu kimwe azi ku byawe na Kate. Kandi ubwo wasanga mwarakomezanyije. Mbere imbara nkubwije. Bino bintu ntubizane mu bugoryi. Ntumvangire. Nanjye reka nkwiyangize Jason. Utaza n'ubugoryi bwo gusubirana n'uriya mukobwa. Ndabizi icyo byantwaye kugira ngo umwikuremo. Kandi ndi seri. Niba ushaka kubaho kandi ukabaho neza, uticiye mu yacu. Kose shiri, ntumbwire ko n'ubu ukomeje kwinangira tutari bujye gusenga. Hanyuma sora ntabyo ndi gukora. Ntabwo ubona ko ndi mu kazi. Si uko ko sinari nagusabye ko twaza kujyana gusenga. Ariko ntabwo nigeze mbikwemerera. Ese babe, kuba ufite kuva kwa mbere kugera ku wundi wa mbere, ubu koko gufatamo umunsi umwe wonyine. Ukaza tukajyana gusenga, tugasengera urugo rwacu, tukiragiza Imana tukanayishima. Ni ibintu biba bikugoye. So kujyana gusenga sundi warangiza ugasohoka ukanyereka abantu bose ugenda usuhuza abagore bagenzi bawe muri mu bujajwa. Ngo dore umugabo wanjye, dore umugabo wanjye. Uzi ko nibyo nimbangamira. Ubundi so nawe undi mugabo w'ikigoryi nkanjye ubikora. Nkirukanka inyuma paka. None se bigutwaye iki? Ntabwo uri umugabo wanjye. Erega ariya maturo yose birirwa mpereza, ibyo nirirwa nitanga mu rusengero, mbyitanga mu izina ryacu twembi. Rero mbagira ngo tunajyane babone ko ari we mugabo wanjye Imana yanaduhaye umugisha. Ntabwo nshaka kujya muri izo nsengero zanyu. Nkuko ubibona mfite akazi kandi ngomba kurangiza. None se sheri ubu ndijyana. Umusaza wawe se ntimuhoje ntimuri mburamukoro mwembi. Bagiye mukajyana. Ko wagiye umbabara ukareka kuvuga nabi koko mugabo mwiza. Sam araza kuba ari kumwe na Joli. Nanjye nifuzaga kuza kuba ndi kumwe n'umugabo wanjye. Madanda kwiyama. Dore n'uburanjijishije nibagiye naho nari ngeze. Sohokera mu cyumba. None se
sohokera mu cyumba. No sense. nari mbizi ko atari bukwemerere. shatumye ngiye kugenda nifitiye igitima kibi gusa. Nakubwiye wanga kunyumva ariko humura kuko turabizi yuko hahigwa abantu bagira inyota yo kumenya Uwiteka no kumukurikira. Ikindi kandi turabizi ko umuntu wese azabazwa ibye, ngo Imana ntizabiguharuraho kubera ko washatse kumuzana yanga kuza. Nuko pasiteri we, hanyuma se wowe ejo ari? Ariko kopi ndinde ndabikubwira cyangwa tugende? Ntumbwire ko nawe yanze kuza ngo tujye mu materaniro. Cyane rwose yambwiye ngo natwe tugiye gusenga ngo dufite imitima y'imikara ngo tuba turi kwishushanya mu maso y'Imana. Ariko nk'ubu Imana ikambabarira yazajya kubatwika ikabibutsa ko twebingiye kujya gusenga bakanga. Ako sowe mutandukaniye nimba nawe bifuriza ikibi kingana uko. Samba baratugende ko ninza kuguma hano ndakomeza ncumure kurenzaho. Okay. None si imodoka yawe iri ko nayibona? Nayiparitse hariya hanze tugende. Juri, nagize ngo wagiye gusenga. Juri. Biri hano habaye. Oya, ntabwo ari byo uri gutekereza Juri. Juri naje hano ku mpamvu z'akazi nta kindi. Ndabibona ko ari impamvu z'akazi biranaboneka. Si ukumuka amafaranga hari ikindi. Ari kuvuga ibiki Miri? Muri kuriya nagaze ibyo ari kuvuga. Ahubwo se Juri umeze neza? Fine nawe maze kubona ko ufite uruhare mu byabaye kuri musaza wanje. Nawe mwarafatanyije muri byose, right? Juri, kuba yaramukoreshaga nanjye nkamukoresha ntibuhire n'ibyo bintu by'ubucucu yishyizemo. Kumukorera? Wow. Utambwira ko atakubwiye ko yari umukunzi wa musaza wanje. Ngo iki? Arakubeshya rata. Nawe naramukoreraga bisanzwe, ntabwo twari tuziranye bigiye kure usibye guhurira mu kazi. Are you for real? Tell me the truth. Ndabyibuka ko nkubaza aho hari umubano wari ufitanye na Denise, wambwiye ko ari ntawe. Hanyuma si yo baza kugira aho bahuriye ibyo byari kuba bigutwaye iki? Irangiye kuri filime yacu Around Me series. Tunaboneho kubamenyesha ko igiye kuzajya itambuka buri wa mbere, buri wa gatatu ndetse na buri wa gatanu saa 5 z'amanywa hano kuri Moriox Media. Turabakunda. you